Mwaramutse Yesu ashimwe, ni kuri gusenga Mama Ebenezer. Yesu aduhana umugisha. Shalom ahantu hose uherereye, igihugu cyose uherereyemo. Shalom shalom, Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Karibu rero dusenge, dushyire Yesu hejuru, uduhaye umunsi ku buntu, tumushimire kandi tugire ijambo dusengeyemo, dushyire data wa twese hejuru, umwami niyamamare. Karibu karibu. Reka turirimbe umuririmbyi wa 205 mu gushimisha Imana. Urwana intambara nziza, haleluya. Kristo ni imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye, wowe uguhesha ibyishi. Fata ubugingo aguhaye, wowe uguhesha ibyishi. Usiganirwa hoye, o Yesu wacu yicaye agutegereje. Niwe nzira kandi niwe, haleluya, bihembo byo kurusha. Niwe nzira kandi niwe, bihembo byo kurusha. Wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe, rwari rwo rukubesha. Uzabona urukundo rwe, rwari rwo rukubesha. Haleluya, ntutinye we gucogora. Nahinduka araguku. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukora. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukora. Mu ntambara Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukora. Uyu munsi Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukora. Mu ngorane Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukora. Haleluya, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukora. Fata ubugingo aguhaye, haleluya, wowe uguhesha ibyishi. Niwe nzira kandi niwe, bihembo byo kurusha. Uzabona urukundo rwe, haleluya, rwari rwo rukubeshaho. Amena. Imana ishimwe, umwami ahabwe icyubahiro. Iyi ndirimbo iravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Reka mvuge ngo uyu munsi Imana dubashishwe kurwana intambara nziza. Mvuge ngo ubuzima bwacu turwane intambara nziza, aho tugenda hose turwane intambara nziza, ibihe turi gucamo turwane intambara nziza, aho turi kunyura turwane intambara nziza. Haleluya. Ngo fata ubugingo aguhaye, ngo buguhesha ibyishimo. Haleluya. Reka twakire uko Imana itugize, twakire tuvuge ngo kuba dufite ubugingo bitume tunezerwa. Iyi si ho ni umuruho, ni umubabaro. Isi ni uko yubatse, isi ni uko iteye, nibihora bihindagurika, ejo byaciyemo, ejo nibyo. Ariko tunezezwe nuko dufite ubugingo buhoraho, twumve bitunejeje, twumve biduhaye amahoro. Gusiganirwaho Yesu ari yicaye agutegereje. Ni ukuri nta kiruta ibindi nko gushaka Imana, gushaka mu maso y'Imana, kugira inyota, kuvuga ngo Mana ni byiza, ikiganza cy'Imana ni cyiza, turagikeneye. Ibitangaza by'Imana, imigisha, ibintu nk'ibyo turabikeneye. Ariko nanone dukeneye no kumenya mu maso y'Imana, kubona mu maso y'Imana. Haleluya. Tukifuza ijuru, tukifuza iby'ubugingo, tugatekereza ku Mana yacu, kuri Kristo Yesu, tukumva nawe haraduhagije. Yesu ahora yicaye adutegereje. Haleluya. Ngo niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawugera kwa Data adaciye muri we. Turashimira Yesu watwemeye, turashimira Imana yaduhaye agakiza, tukaba uyu munsi turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Ngo wabujijwe kwiganyira,
Imana ibabarira abantu kwiganyira, Imana idukureho kwiganyira, Imana ikemura ibibazo byose uyu munsi byari bitumye twiganyira. Uwiteka turengere, adukureho iki kintu cyo kwiganyira. Turi mu isi nyine amaganya hari ibihe umuntu acamo akaganya, hari iminsi iza ikaba rwose yo kuganya. Bibiliya iravuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo, bibaho icyo gihe umuntu akakigeramo, ariko tuganyira Imana, twebwe tuganyira Imana. Bibiliya iravuga ngo munyikoreze amaganya yanyu yose, tubibwira Imana. Imana niyo tuganyira. Hari ukuntu umukristo aganyira Imana, akaba ariyo tubwira, akaba ariyo agahinda kacu, intimba yacu tukayimenera Imana, tukayisuka imbere y'Imana. Haleluya. Ngo wizere gusa ubuntu bwe. Reka uyu munsi twizere ubuntu bw'Imana. Umwuka wera w'ubuntu aturwanirire, umwuka wera utanga ubuntu adusohozweho, umwuka wera ukoresha ubuntu aze mu buzima bwacu, atugirire ubuntu bwinshi. Ubuntu bw'Imana ni ikintu gikomeye. Ubuntu buduhesha n'ibyo tutari dukwiriye, ubuntu butugeza naho tutari kuzapfa tugeze. Ubuntu bw'Imana uyu munsi butugote, budutwikire. Ikindi cyari kidutwikiriye kiveho, ahubwo ubuntu bw'umwuka wera w'Imana budutwikire, ngo uzabona urukundo rwe kandi rwo rukubeshaho. Haleluya. Ni ukuri urukundo rw'Imana rutubeshejeho. Ayiwe, haleluya, haleluya, haleluya. Urukundo rw'Imana rumbeshejeho, urukundo rw'Imana nawe rukubeshejeho, urukundo rw'Imana rutubeshejeho muri iyi si, muri iki gihe, muri ibi bihe, ibihe bigenda bihindagurika, muri ibi bihe ibyiringiro bigenda bitaka, muri ibi bihe urukundo rw'Imana rutubeshejeho. Turashimira Imana y'urukundo, turashimira Imana yaduhaye urukundo, ikadukunda tudakunditse turi abanyabyaha, ariko ikadukunda, ikaduhundagazaho urwo rukundo rukaba rutubeshejeho. Urukundo rw'Imana rukaduha inshuti, abandi batwangaga Imana ikazana abandi. Urukundo rw'Imana rukadutunga, urukundo rw'Imana tukarwizerera mu rukundo rw'Imana, rukaduha ubugingo buhoraho, tukaba tutakirimbutse, rwaduhaye Yesu. Urukundo rwawe Mwami rutubeshejeho, abantu batabishaka, ariko urukundo rw'Imana rukatubeshaho. Isi itabishaka yo ubwayo, idashaka ko tunayinyuraho, ariko urukundo rw'Imana rukatubeshaho. Abanyesi cyangwa se abakozi ba Satani, ibyo byose bakatwirukana, ariko urukundo rw'Imana rukatuhisha, rukatugota, rukadufata, rukadukomeza. Haleluya. Mwami ndagushimiye kubw'urukundo rwawe. Ngo ntutinye we gucogora, inshuti yanjye, twe gucogora. Hari ibihe umuntu acama akumva arananiwe, bibaho, kuko turi mu isi irimo umunaniro, ariko turashima Yesu uza kuturuhura. Nubwo turi mu isi y'umunaniro, turi kumwe n'akaruhura, uruhura umuntu. Nubwo turi mu isi harimo amananiza menshi, bikaba byatuma umuntu acogora, ariko hari Yesu ukuraho ibyananiranye, byari byarigize kagarara, akabihangamura, kubera ko yitwa El Shaddai, ushobora byose. Ngo ntahinduka, aragukunda. Haleluya. Yesu aradukunda. Ndashima Yesu dukunda, ndashimira Data wadukunze, umwuka wera aradukunda, yaratwemeye. Yesu ajya kugenda avuga ngo sinabasiga nk'imfubyi, ngo ahubwo reka mbasigire umwuka we. Umwuka wera aratwemera. Umwami ashimwe. Ngo Yesu ni byose umufite. Ese ufite Yesu? Ese mfite Yesu iki gitondo? Mu by'ukuri Yesu w'ukuri, apana wa wundi wo ku munwa abantu bagendana. Yesu wa wundi wazutse, apana wa wundi w'umukinnyi. Narabimenye ngo hariho Yesu w'umukinnyi, yitwa ngo Jesus w'umukinnyi. Narabimenye. Ni Yesu tuvuga, ni Yesu wazutse, ni Yesu wa wundi watubabariye ibyaha. Yesu ndi kuvuga iki gitondo ni wa wundi wikoreye umusaraba, akagenda akaruha. Iyo wanyikorereye umusaraba, Mana we, nta kiguzi nari mfite, byose wabimpereye ubuntu. Data we, reka nanjye ngushimire. N'uyu Yesu mvuga, wanyikorereye umusaraba akamfira kubw'ubuntu bwe, ngo ntacyo wabasha gukena, ntacyo tuzakena.
dufite Yesu ntacyo tuzakena. Ubukene bwo mu isi bifatika oya, ntituzakena abantu, ntituzakena inshuti. Reka dusenga Imana, duhagarare muri Zaburi. Iyi yari indirimbo narindiho mvugaho. Iyi ndirimbo iramfashije cyane muri aka kanya. Reka dusome Zaburi ya 23. Yego, turasoma umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Umwami ashimwe. Haravuga ngo, Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Amena. Zaburi ya Dawidi. Dawidi ntawe ukiriho, ni Zaburi yawe, ni Zaburi yanjye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Amena. Mwami, turagushimiye, turi imbere yawe tugushima iki gitondo. Uyu munsi nuhimbazwe, uduhaye Zaburi ndetse n'indirimbo. Haleluya. Yesu, ni byose tugufite. Yesu uri mwiza, ntutinye we gucogora, niko umuririmbyi yavuze. Ntahinduka, aragukunda, uradukunda Mwami. Kandi Yesu, uri byose tugufite, ntituzakena. Zaburi nayo iravuze ngo, Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntago tuzakena. Dukureho ubukene ubwo ari bwo bwose, ubukene bwo mu mutima, ubukene bwo mu bifatika, aho hose ubudukureho. Uyu munsi unyemerere udukenure, ukenura ababuze urukundo, ukenura ababuze imbabazi, bakennye imbabazi uzibuzuze, bakennye buri wese icyo akennye iki gitondo, bakennye mu mufuka ubuzurize, mu mbaraga za Yesu. Haleluya. Uturyamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, tujyane iruhande rw'amazi adasuma. Byadusumiraga biceceke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyadusakurizaga biceceke, byavugirizaga induru imbere yacu biceceke, byavugirizaga induru inyuma yacu bisuma biceceke, byavugirizaga iburyo n'ibumoso biceceke, hasi no hejuru n'ibiceceke, kuko wowe Uwiteka udutabaye, tukaba tutazakena. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Kubera iki? Ngo Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Bisobanura ngo mu mwuka ntacyo tuzakena, mu mubiri ntacyo tuzakena. Mwuka wera ukenura, nudukenure. Aho ubukene bwari bwaratwicariye, nudukenure. Aho ubukene bwari bwaratwokamye, nudukenure. Aho ubukene bwari bwarafashe, nudukenure. Mu mubiri wacu nudukenure, mu mwuka wacu nudukenure, mu mibereho yacu nudukenure, mu mikorere yacu nudukenure. Ibyo twifuza ni wowe ubifite. Mwuka wera ukenura, dukenure rwose, dukenure mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Uwiteka ni wowe Mwami, Uwiteka ugira neza, Uwiteka urakwiriye, Uwiteka urashoboye. Urakoze kubw'uyu munsi, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe byo byandikwe ku mazina yacu. Uwiteka dukenuye, ko tutazakena. Uwiteka katumaze ubukene, ko tutazakena. Uwiteka kadutungishije mu mwuka wacu. Uyu munsi byandikwe ko Uwiteka duhaye ibyiza, ko Uwiteka kuyeho ubukene aho bwari bwarafashe hose, ko Uwiteka twubahishije, ko Uwiteka dutungishije. Haleluya. Urakoze Mwami, turabyakiriye, kandi ibyo ukoze bidutere kugushima. Mu mwuka nudukenura ukatwuzuza icyo twari dukeneyemo, ukatwuzuzamo amahoro, twajya dutanga amahoro, twajya duhesha twerekana amahoro yawe. Mu byo uzaba ugize neza, bikubahishe Mwami. Nudukenura mu mubiri tukagira ibiduhagije Mwami, byo bikubahishe Mwami, kandi bitume tugukunda, bitume dusengera mu kuri no mu mwuka, bitume turushaho kukumenya, bitume turushaho kukwamamaza, biguhesha icyubahiro aho turi hose ku isi. Urakoze Kristo, izina ryawe niryubahwe. Uyu munsi natuyemo amahoro, natuyemo ubuntu, natuyemo kugumya gutungishwa nawe, gukenurwa nawe, biduherekeze none n'iteka ryose. Amena. Haleluya. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Niba uri mushyashya, ntibagirwe gukora subscribe, kandi n'abandi twese dukore share, dusangize n'abandi. Umunsi mwiza.